bafunzwe by'agateganyo ahasanzwe hakorerwa amasengesho ngaruka kwezi n'amasengesho akorerwa mu ruhango amenyerewe nko kwa Yezu Nkirimpuwe. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere byabaye ngombwa ko asubiza wari wagize icyo abivugaho kubera ko murabizi ko muri iyi minsi ibintu bijyanye n'imyemerere amadini byagiye bivugwaho cyane muri ukatuvuga kuri Grace Room n'abandi bayivuzeho cyane muri iyi weekend nibwo dusohoka muri iyi weekend hari hasohotse iri tangazo. Rero umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ni Dr. Doris Picard Wikeza akaba yatanze ubusobanuro ku byemezo byafashwe no guhagarika by'agateganyo igiterane cyamamaye cy'amasengesho kibera ku musozi witwa kwa Yezu Nkirimpuwe. Kandi n'ubutumwa yashyize kuri Twitter nekereza ko raporo barabonye igishya ni iki ngiki nicyo RGB yavuzeho gusa ikibabaje nuko iyo ugerageje kubahamagara ngo baze mu gihe cyo mubivugaho birangira bakusubije ubutumwa rwose kandi urwego rushinzwe gutanga amakuru ngewe no gukurikirana ibijyanye no gutanga yanyigishije kuvugira ibintu ahantu babona nta bintu byo kunyuza ibintu mu bikari. Yarandikiye umuntu namwandikiye email mu cyumweru gishize musaba ko baduha umutumirwa wo muri RGB akaza akadufasha kumvikanisha ingingo no gusobanura amategeko kugira ngo abantu bereke gufungirwa. Aransubiza arambwira ngo agiye kundebera, ndongera ndamwibutsa nyuma yuko bafunze kwa Yezu Nkirimpuwe byiyongereye muri Grace Room. Namwana rero icyumweru gishize narabandikiye mbasaba umutumirwa niba bishoboka uyu munsi wandebera urakoze. Arambwira ati ariko dufite request nyinshi zigera kuri 3 zo kuri TV10 iya Oswakim iya Galilewo mwese murashaka ikiganiro kuri same topic. Ikintu cya mbere yakwibajije muri abo batatu yitabye ngende kuvuga ibyanjye ubwo anyongeyeho kuki iyo topic iri ikeneye abatumirwa benshi. Icyo ni ikintu cya mbere cyo kwibaza. Ese mwateguye press conference kugira ngo musubirize itangazamakuru rimwe? Icyo ni icya kabiri. Ni PR wabo ati kandi ku bya Grace Room ati twarabisobanuriye rwose bihagije ntacyo bivugaho. Babisobanuriye nanjye niho Grace Room hari umuntu wavuganye na The New Times avuga ngo amazina ye ntagaragazwa. Televiziyo ntushobora gukoresha umuntu utavuga imwirondoro. Niho badutinya. Ikindi kintu wenda radio wahindura ijwi kuri televiziyo se wahindura n'isura. Oya umuyobozi umwe muri RGB yavuganye n'igitangazamakuru kimwe. Witwa nde? Umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'imyemerere yavuganye n'igitangazamakuru kimwe, ariko kuba batanze interview ku gitangazamakuru kimwe ntabwo bivuze ko wasobanuye. Tegura press conference. Ikigo cya leta kibereho gusobanurira abanyarwanda ugukeneye wese. None se ninde ukubwira ko wa undi witabye abaza nkanjye cyangwa yambarije kumbwira ngo nabivuze aha ngaho ubwo birahagije? Ntabwo ari cyo uhemberwa. Ushatse wazenguka amaradiyo yose cyangwa ugakora press conference. Wateguye press conference ikigo cya leta ngo nabivuze aha ibyo biracyavugwa. Ibi ni cyerekana ko iyo udashaka nk'urugero baramutse bafite nka event bagiye gukorera hano muri Remigo bya bintu uvuga bitaba birimo inkuru itangazamakuru ryose bararyandikira bakarituma. Ntabwo ashobora kuvuga ngo iyi event yavuzwe kuri RBA mwebwe ntabwo dushaka ko muyivugaho. Iyo bagize imana bakomeza babaza ngo inkuru yawe irihe ntambara inkuru yawe irihe Oswakim mu bite edite bite. Ariko kubera ko rero ikintu abanyarwanda batangiye kubaza batangiye kuvuga ngo twarabivuze. Ubivuga hehe se wabivuze nanga ko ari ikigo cy'abanyarwanda ntabwo ari cya radiyo imwe. Tuba twagerageje ko abantu kubabwiza ukuri bizagireba tuzavuga ukuri kugeza ryari. Ukoranye n'igitangazamakuru kimwe ikindi cyavuga ngo narabivuze. Ninde ngese ntegetswe impamo itegetswe kumva igitangazamakuru kindi cyangwa radio waje nahanga ko ari cyubereyo ko buri munsi 30 uhembwa mu misoro y'abanyarwanda. Mujye mubwira abantu gutyo. Ntabwo urabyibuka twiramanta umuminisitiri umwe wari muri Minicom cyangwa se besha abaminisitiri baragiraga ngo press conference ngo tubaye dutegereje ngo hari igitangazamakuru kitarahagera. Naho twe twatumiwe mu izina rya cyakindi ibyo byagezeho biracika. Nimutabivuga nuko bazajya bavuga nabivuza aha bisange isaha ya press conference babahaye yageze. Ikindi cyatinze ngo turatangira nuko ngo nacyo kije. Ariko byaracika. Twatagiye gute isaha yagera cyagira itaza tukigendera ahubwo tukabikoramo inkuru ko byakerejwe nuko ari kitaraza biracika. Niba ibyo kuba rero ngo nabivuza bigomba gucika.
noneho tugaruke ku nkuru nyirizina Yego, ishingiye ku byavuzwe uyu munsi reka tugendere ku byo twabwiwe byibuze ibi byashyizwe ku karubanda Yego. kuri twitter Doris Pickard yagiye ni CEO wa RGB n'umuyobozi mukuru wa RGB yagiye kuri Twitter asubiza ubutumwa bwari buhari hari watangiye avuga ubundi ukuntu byatangiye biturutse ku muntu watanze ubutumwa avuga ku uguhagarika kuri urusengero ko harimo ibibazo kuko bajya kuri poste ikinyamakuru amasengesho urakoze uwitwa Mugenzi Felix ati rwose RGB ya Dodo Pickard niko yitwa ati Dodo Pickard na Judith ati imyaka ishize dusengera kwa Yezu Nkirimpuwe ati nibwo mubonye ko ahasengerwa hatujuje ibisabwa hari undi tujya tunifashisha hano mu kiganiro witwa Gatete Nyiringabo ati nagize ngo mugiye kuvuga ko babarenganya harabyujuje none ngo ko twishe itegeko kuva kera ubu nibwo dufashwe iki ngiki nicyo yavuze hanyuma undi niwe waje uyu nguyu basubije uyu Victor Murashi Rutatina yabati yavuze ati ibyo uvuga byose nuko bisobanura nemerera ibyo byawe cyane cyane mu mategeko atariko niba urusengero church rwarakoze mu gihe runaka nta objection nta bantu barihagarika bemererwa n'itegeko gukomeza gukora kuko biba byerekanye ko batigeze bahagarikwa ati akomeza bisobanura nyine mu buryo noneho azamusubiza niho ubutumwa bwahereye uyu ni Pikadi ati niba wasomye urwandiko twanditse twasobanuye neza ko ari amateraniro yahagaritswe by'agateganyo nayabaga buri kwezi ni public gathering zabaga monthly kwa Yezu Nkirimpuwe aravuga ati twabihagaritse kugira ngo dushyireho hashyirwaho uburyo bw'ingamba z'ubwirinzi cyangwa ingamba z'umutekano safety measure kugira ngo abantu bahaze bakomeze ntibagire ibibazo ati mu myaka myinshi yagiye icaho ati aya materaniro yagiye akurura hundreds of thousands bavuze hundreds of thousands ubwo n'ibihumbi birenga ijana n'ibihumbi magana niko twabivuga mu kinyarwanda ati n'abantu bazaga bakarenza ubushobozi bwo kwakira aha hantu hafite exceedinga the capacity of the venue arakomeza agira ati attendees abitabiriye aya materaniro mukomeze muzamure abo kubahanga bw'ivyuma nyamuneka muratube hafi yego muzakomeza yego ati abitabira aya materaniro bakora ibirometero 13 mu mutambagiro w'ibirometero 13 abenshi hari igihe birangira batwawe na ambulance abandi bakahagera barushye harimo n'abana banashonje ati rero harimo n'abana ati amateraniro aheruka abantu barirwa muri 10 barakomeretse umutekano n'ituze w'abanyarwanda niyo priorite nimero ya duha agaciro ku isonga ati dukeneye gukorera hamwe kugira ngo dutume habaho ahantu hateranira ahantu benshi bikorwe mu buryo bureba ibyangombwa by'ibanze by'abanyantege nke barimo abana abarwayi ndetse n'abantu bakuru ari nibo baba biganje cyane mu bantu baza gusengera hano ati ntabwo twakomeza gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga niyo bwaba ari ubw'umuntu cyanyuma navuga ati legitimate expectation icyanyuma yavuga ati ku cyizere rusange ati nubwo kitanditse mu mategeko y'u Rwanda ati mu bindi bihugu gifatwa nk'uburenganzira bushingiye ku isezerano ryatanzwe cyangwa ku bikorwa byagaragaye kenshi ku ruhande rwa leta ariko ati ntigishobora gishobora gushyirwaho mu buryo bukontractinga cyangwa budahuza n'amategeko cyangwa bigakorwa ku nyungu rusange ubwo nibwo butumwa bwatanzwe na Doris Pickard ni Dr Doris Pickard ni CEO RGB kandi mu Jean Baptiste hari umuntu watangiye abaza ati imyaka yose bahasengeye kuki bafungiwe ubu ngubu kandi kwa Yezu Nkirimpuwe kuva habaho hakurura ibihumbi n'ibihumbi by'abantu urahera kuri icyo ngicyo uretse nk'ukomoza ku gisubizo cyatanzwe binahura n'urwandiko twabonye ruhagarika abantu guteranira hano by'agateganyo
icya mbere cyo muri formati ibaruwa yandikiwe Musenyeri Baritazari ntabwo nibaza niba ibyandikiwe Baritazari byose biba public birongera bimere nka bya biri bya yabisifurire ese ni RGB yarekuye ibaruwa ikayishyira muri public cyangwa ni diocese ya Kabgayi ntacyo si nko musubiza cyo ni kimwe icya kabiri nkuko twagize ku itariki 10 mu itangazo RGB yasohoye uyu muyobozi wa RGB asa n'uwicariye asa n'uwashyushye muri ino minsi ariko kubera icyo nakwita nk'intege nkeya muri communication ntabwo batovuga ibintu ngo babitomure iyo yandikira Musenyeri agasohora n'indabwira rubanda iyi communication kuri Twitter ntabwo yiba yabaye ibyo yandikiye ibyo yabwiye abanyarwanda mu guhagarika Grace Room harimo utuntu dukeya nibyo byateje polemique abantu akabaza ngo ni ibiki yakaba yabishyizemo ariko ugereranyije ni ibaruwa yo kwa Yezu Nkirimpuwe bandikiye Musenyeri bayidushyirireho urabona ko harimo ingingo nyinshi zigaragara ndabyumva twemere badushyirire hano inyuma ndabyumva ariko ariye ntabwo rigeneye abanyarwanda ni ya Musenyeri yego mbese ibya Musenyeri biza muri media byavugenze bite nagira ibyo agenera twebwe duhe n'izo detail hanyuma rero bira byose yasobanuye kuri Twitter byakabaye muri ya baruwa yibwirije y'abanyarwanda bira byose asubije hariya yagomba kwibwiriza akabikora icyo bita proactive information ntabwo ari ko umuyobozi w'ikigo cya leta abarizwa kuri Twitter ibyo abanyarwanda badasobanutse yakaba yibwiriza kubitanga itegeko rirabyemera itegeko ry'amakuru rya 2013 aricyo bita proactive information ni amakuru utanga utayasabwe urigisha guverinance bakwingingira gutanga amakuru yuzuye tugarutse ku cyo wari uvuze ubanza nari ntaraso twihangane ndumva akarajya ataragerayo nari ntaraso kuko ega tujye tubivugisha ukuri ushinzwe guverinance ni wowe imiyoborere myiza abamene niwe bareberaho abaguverineri none nawe ubwawe gutanga amakuru muri system yawe ni ikibazo rera kuri bya bintu basomye bya za invitation reba agatangazo batanze bafunga Grace Room reba ibyo turi kuri kubijyanye no gufunga kwa Yezu Nkirimpuwe please reference turi gukora niba ruwa ya Musenyeri yakagomye no kubaza ngo mwayibonye mute hanyuma urugwe ubundi baruwa bandikiye Musenyeri ubundi yageze kuri social media none abantu bari bibyibaruwa ya Musenyeri bagaca mu gikari bakajya kubaza ushinzwe kubabwira no kuvuga ngo iyo uriya muntu kuri Twitter tabimubaza nta byaba yakoze ni ukuvuga ngo ibaruwa bandikiye Musenyeri ni ya Musenyeri hagombaga kuzaho ibijyanye igenewe abanyarwanda ikananyuzwa mu itangazamakuru bakavuga mu buryo burambuye ari nabyo bavugaga ntabwo wenda ibijyanye na Grace Room yateje impaka iyo urebye ibyatangajwe nyuma mu itangazamakuru abantu babanje kuvuga birutse byatanzwe ko bakoresha amasengesho mu buryo butemewe bagomba gusubira mu buryo flux d'information yiwabo robinire kura makuru yabo bagomba kuyagurira debit babyita debit volume ikarikura menshi ntibigune ushinzwe guverinance n'ugomba kwiguna mu gutanga amakuru nakatumvikana ugomba kugasobanura batakagusobanuje noneho rero reka turebe ari amatwitiye ikigaragara cyo nanjye ndabyemera uko abivuga nubwo bivuga mu cyongereza ntago abanyarwanda bose bacyumva yasubiza guhamubajije mu cyongereza ikigaragara ko hari ahantu byo kuba hasengewe igihe kinini nibivuga ko haba hari bitagenda kuhahagarika bakababwira bati mwe muhagaze by'agateganyo mugira ibyo muvugurura nabyo nibyo ariko niba bababwiye Musenyeri nizere ko bazagirana izindi nama icyambere guhagarika isengesho ryo kwa Yezu Nkirimpuwe nubwo ari by'agateganyo niyo byaba amezi 2 ni ibihombo ku banyaruhango bacuruzaga ibinyobwa ibiribwa amarogi ibyumba imikeka intebe amazi amandazi ibiraha restaurant icyo ni kimwe n'amabisi yabatwaraga icyo ni kimwe so birasaba ngo iyi dosiye irajyamo RDB kuko iki kigo iriya centre yo kwa Yezu Nkirimpuwe yari maze kugera ku rwego mpuzamahanga hazaga n'abanyamahanga bazanye n'amadovize RDB iravugana na RGB n'akarere ka Ruhango na PSF ya Ruhango bashyira hamwe kugira ngo iki kintu cyihute ntabwo kizagatolika ibuze ubushobozi bwo kuba upgradinga aho ikorera
ariko RGB ntibirangirire mu ibaruwa bandikiye Musenyeri ni nababwire ngo niba statement ya Pikari nayikunze ko uko imyaka yagiye izamuka abantu bagiye barenga ubushobozi bw'aho hantu. Ibyo ni ibisanzwe. Stade Amahoro yaraguwe, Nyamirambo Pere yaraguwe, n'ahandi ntabwo kwa Yezu nyine mariho hasigara hataguka cyane ko hamaze gukurura abantu benshi. Icyo kiragomba ariko nibabe hafi diocese ya Kabgayi babwire ngo turashaka ko dore imibare mwatangiye muri 10,000 bibaye 20 none ahantu muteranira hakwiye 15 none muhagira muri 20 nimushyire ikintu mwagure ku buryo hakira abantu 30,000 ariko bigenda gafata kabike hafi bisaba ibintu biri kugira ngo umenye ngo aha hantu iki gikorwa remezo kiri kwakira abantu barenze capacity yacyo nuko au départ umenya ngo cyakira abangahe none ukanagira na mechanisme zo kuvuga ngo abakinjiramo bo baraza bate muri stade ntuzi ko buri ntebe yanditseho nimero bazabwire ahubwo kwa Yezu nyiri muhane bavuga ngo capacité d'accueil ni 30,000 hazaba na mechanisme zo kumenya ngo ese huzuye cyangwa ntiharuzuye ejo tutazongera tukumva ngo haje 40,000 kandi capacité ari 30,000 niba ari kwandika ku ntebe niba ari kuvuga ngo niba kujya batanga udutike bagomba kuba hafi apana kuvuga ngo nibagure nibyo ibyo uvuga hanini ikibazo kinahari kinakomeye si ukutuma abantu bajya ahantu hameze neza kuko niba ari ahantu hahurira imbaga y'abantu ahubwo bakwiriye gufata n'izindi nk'uko babivuze bakakora ubukerarugendo bushingiye kuyobokamana mu bindi bihugu kugira ahantu haza abantu bangana gutya uba ari umugisha bari itandukanira aho hantu rwose bamutangiye kuba mugiye gukirigita amafaranga ahubwo ikibazo kirimo hano n'abanyarwanda uburyo babwirwa ibintu n'uburyo acceptance yabo cyangwa uburyo bakira ibintu bifatwa for granted baba bumva bagomba kubyemera babyange cyangwa babyihorere kuko turababwira uko tubabwira mu buryo buri aho ngaho busanzwe bagomba kubyemera hano ikibazo kirimo kinakomeye kinahari ni uburyo abayoboke bajya hano hantu basobanurirwa impamvu kuko hakwiriye no kuba ubufatanyabikorwa Kiliziya Gatolika ntikwiriye kuba ariyo yubaka hano hantu yonyine kugira ngo itaba ariyo yunguka yonyine kuko abantu barenga 100,000 bateranira ahantu buri kwezi niyo wavuga ngo ugiye kubaka toilette yishyuza igiciro cy'ijana yaba ari amafaranga menshi niyo wakubaka kantine n'amahoteli n'amaresitora RDB n'akarere ka Ruhango nabyo bagomba kugira abantu bajya bamutambagira mutagatifu imakuza amafaranga basigayo uza amafaranga basigayo uzi ibikorwa ahanga bayasiga mu buhe buryo none se nibiki bigarukira mu bantu bayasize none se abantu bajya mu matambagira mutagatifu bakabura amahoteli bararamo bakabura ibyo kurya barya bakabura ibyo kunywa barya ibyo kunywa banywa bagakora urugendo rudafitemo gahunda yo kugira icyo ntekereza hano nsoza kuri iyi ngingo nuko hakwiriye kujyaho uburyo hano hantu abantu baza bagasenga ariko batekanye murakoze cyane ndabashimiye cyane kuri iyi ngingo kimwe mu byo inzego zitandukanye zikwiriye gushyiramo imbaraga nkuko wari ubivuze ni n'ubukerarugendo bushingiye ku myemerere bwana Karege ubushize warabivuze ko hari byinshi twagakwiriye kubyaza umurongo twagakwiriye kubyaza umusaruro bijyanye n'imyemerere igihugu kigatera imbere ariko nanone abantu bagasenga reka tubabwire ko dusoza twakira amakuru mu kanya gatoya nuko dukwiriye gukangurira urubyaro rwacu abana bacu ndetse natwe ubwacu kwitabira amashuri ya TVET n'amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo tubashe kunguka byinshi bitandukanye tubashe no gukirigita ku ifaranga mu kanya gato turagaruka n'amakuru mu buryo burambuye wa munsi twari dutegereje wageze bakunzi bagasobanuye seri nshya itwika yahageze ryoherwa na D-Seat kuri Ganza TV hamwe n'umusobanuzi umwe ku mubumbe Junior Giti ya nitwa Juju Giti w'igipeti nivugiye ko na